inshuti za Guka Online TV ndabasuje kandi nukuri ndabasabye mukore subscribe ndabishimira kandi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Alladhi la ilaha illahu Al-ahad as-samad Alladhi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الطاعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ishimwe ikuzo n'ibisingizo byose byiza bikwiriye Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala yo nyiri muhwe nyiri mbabazi Imana imwe rukumbi umugenga w'umunsi w'ingororano Imana itarabyaye kuko icyo ari igikorwa Imana yahaye ibiremwa Imana itarabyawe itagira icyayibanjirije kubaho Imana itagira ikisa nacyo hari urugero wabona rwo kugereranya Imana wabamaje guta agaciro no kugaruka mu buhakanyi ntacyo wagereranya n'Imana Imana yihariye ubumana kuba Imana nyine nuko ari umugenga umuremyi utagereranywa udashushanywa utagira ikisa nacyo mu biriho byose yihariye ubumana rero yuje umugisha kuri buri kimwe cyose dusabira amahoro n'umugisha wasuzereje intumwa n'abahanuzi Muhammad n'umuryango we bagaragu b'Imana biremwa by'Imana ndababurira nanjye ubwanjye ntiretse ngo turusheho gutinya Imana no kuyigandukira uko bikwiye dukora iby'Imana yategetse nta mahitamo ahubwo tubikore nkaho ariyo gahunda twaremewe hanyuma tureke ibyo yabujije atari ugutinya ingorane z'ibyo Imana yabujije gusa ahubwo mu rwego rwo kubaha Imana hanyuma turangwe n'ubugandukira Imana uko bikwiye bizatubera intsinzi somya ya Qur'an aho Imana tubwira ngo ya ayyuhalladhina amanu yemwe abemeye Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala taqullah nimutinya Imana uko gutinya Imana no kuganduka dukora iby'Imana yategetse haqqa tukatihi uburyo bunoze bwo gutinya Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala wala tamutunna muramenye ntimuzapfe illa ariko nituramuka tunapfuye wa antum muslimun tuzapfe nabuze turi abiyeguriye Imana nidupfa tuzapfe turi abiyeguriye Imana Imana ikatubwira ngo wala nabluwanakum hatta na'lama almujahidun minkum waswabirin wala nabluwa akhbarakum Imana iti tuzabagerageza hatta na'lama almujahiduna minkum kugeza ubwo tubonye tumenye abahatana muri mwe wasabirin nabihangana wala nabluwanakum hatta na'lama almujahidun minkum wasabirina tumenye abahatana muri mwe abahatanira ikisi umuntu ahatana kubyo abona imbere ye bimugoye ibikugoye se nibiki urakennye urashaka gukira urashaka gutera imbere Imana Nyagasani imanzi gushonjesha ni gushonjesha umuntu agusiga mu iduka rye
hanyuma utangire kurangaguzwa ngo urebe ko arenga ube wakoramo. Cyangwa umuntu aguca imbere inote zitakare, imituku ubone iranyanyagiye imbere yawe, utangiye kureba hirya no hino, utangire gutekereza kuyakandagira. Nyakandagire nuname gake nyatoragure ntawe undeba. Umuntu aguca imbere atambuke kuko ushonje ukennye, Imana irebe ko umubwiti mugenzi wanjye dore utaye amafaranga, nuyatoragura ukazingira mu mufuka, ikigeragezo kiragutsinze kuko urashonje nta n'ahandi wateganyaga. Utangira utekereze ngo buriya ni fadura min Allah, ni inyungu ziturutse ku Mana. Kayifasi kayifu ni gutiza ari inyungu ziturutse ku Mana. Mugenzi wawe yataye umureba kandi urakennye urashonje, hauna chakula nyumbani, mu rugo ntacyo kurya gihari, umwana akeneye kujya ku ishuri kandi umuntu ataye ibihumbi 30, inote zizinze za 5 urazibonye. Imana iti tuzabagerageza turebe uko muhatana. Rero ugiye guhatana n'inote z'umuntu zimuheye, urahatana n'inote z'umuntu zikubita umufuka, urabigenza ute? Imana yakugerageje ni igisembe kuzuru ry'impyisi, urakennye uranashonje, nuyabika mu mufuka uratsinzwe. Ni ikigeragezo. Udafite umugore nawe cyangwa umufite ariko wikundira igitsina, umukobwa guca imbere yambaye ubusa cyangwa gushotori, ikigeragezo nawe kikugezeho. Uyu mukobwa murasambana, uramutongoza usambane nawe, uramwirengagiza uvuga iti Mana ndinda, urabigenza ute? Kubasambanyi abambara ubusa ni ikigeragezo, kubatabasha kukontorora irari ni ikigeragezo. Zo maraya aguciye imbere cyangwa ubonye uburyo, birashoboka wansuye wagize ute, gushakira impamvu ugere mu buryo ushobora gukora ubwangizi. Imana iti tuzabagerageza turebe abahatana muri mwe, wasabirina tunareba bihangana. Ukeneye igitsina kandi ubonye uburyo bwo kukibona bworoshye, urihangana uti? Urabigenza ute kugira ngo ubashe kugera ugutinya Imana na ya misemburo yakubanye myinshi cyangwa za ntanga zakubanye nyinshi mu buryo bwo kudakora ubwangizi? Icyo kibi kigeragezo cyawe. Nusambana uratsinzwe, cyangwa ni nuwo kuzura murambagiza, uravuga itaye n'igihe ntazamurongora yazanyanga, ndabigenza nde? Warugize amahirwe yo kumubona, avuga iti apu, nuvuga iti kama mbaya, uratsinzwe. Cyangwa urashaka gushaka, hari umwiza ufite ikimero cyiza ariko urabibona nawe ko afite nifaqi, afite unafiki rwose urabibona, ariko ni mwiza. Urabigenza ute? Urahitamo gushaka utakwizihiye, ufite ukwemera, uba utsinzwe n'icyo kigeragezo cyo kuba unesheje irari ry'umutima, cyangwa urahitamo uwo mwiza ushaka utware. Reka ngeranye n'igipupe, ni nk'igipupe utwaye, ntacyo kizakumara muri Imani, ni ugushimisha no gukanga abo uhita bati dore runaka afite umugore mwiza. Nutwara umwiza w'ikimero utayiwemera, ugatwara udashoboka kubera ko washimye ikimero, urabutsinzwe n'ikigeragezo. Reka mpindure uburyo. Umukobwa nawe aje kurambagizwa, akeneye umugabo ariko ashaka, aje kurambagizwa n'umugabo runaka atishimiye. Uratsinda ikigeragezo wemera wa wundi ufite ukwemera, cyangwa urashaka wa musore bogari, umunywi w'urumogi, umupiga miziki, umucuranzi n'ibindi, umusitari uzwi, utwara ishema ry'uko utwawe n'umugabo uzwi kandi ufite inoti, utazakurindira ukwemera. Cyangwa uremera ufite ukwemera, uko yaba ari kose nubwo yaba atakunyuze, ni umukene, umusore ukennye, cyangwa ni umugabo wubatse urundi rugo ushobora kugutwara ariko akakurindira ukwemera. Nutwarwa na wa wundi
w'umwangizi urabutsinzwe. Nutwarwa nawe ufite ukwemera kurindira ukwemera urabutsinze. Ni ikibazo. Turi mu iterambere. Umuntu kwihanganira ko hakennye biramugoye. Nta muntu burya wishimira gukena pe. Ariko hari uburyo ushobora kubona amafaranga mu nzira zitashimishije z'umuyisilamu adakwiye kunyuramo, none wazibonye wabonye amahirwe. Urabigenza ute kugira ngo ubone ya mafaranga? Urahitamo guca mu nzira z'ibusamo ukungahari, cyangwa urahitamo guca inzira nziza wiringira Imana ukora uko ushoboye, nushaka kubaho ukennye ariko wubaha Imana? Imana yaduhaye ibigerageza rero. Hari irari ry'umutima rigushuka ngo kora ibi, kora ibi, kora ibi, kora ibi, kora ibi. Cyangwa urahitamo kuba uri rubanda rugufi. Nyamara kuba uri rubanda rugufi ntawe byinshi. Iyo biza kuba ari byo bibi, ntabwo abahanuzi bari kuba ari rubanda rugufi. Turashaka umutungo dute? Dutera imbere dute? Ibyo dutunze nta nkomanga dufite ku mutima. Ubwo buryo bwo gushaka nta nkomanga dufite ku mutima. Ninde wiringiye Imana akabaho nabi? Ntawe. Dukwiye gukora ibintu mu kwiringira Imana no kumva ko bidashoboka ko twese twakira ngo dutere imbere tubeho turi abakungu. Dukwiye kwiringira Imana twumva ko twese tutatunga abagore b'ikimero. Ntabwo bishoboka. Kenshi iyo utwawe n'amarangamutima gusa nta gutekereza ku kwemera, uba mufsidu, urangiza ku isi. Imana iti uko kwihangana, wasabirin wala nabluwa akhbarakum, tunabagerageze kugira ngo tumenye amakuru yanyu. Iyo utarahura n'ikigeragezo ntabwo abantu babasha gupima ukwemera kwawe burya. Ntazagire ukubeshya. Iyo utarahura n'ikigeragezo nawe ukwemera kwawe ntiwagupima. Upima ukwemera kwawe wamaze guhura n'ikigeragezo. Iyo mutihani niyo ipima ukwemera kwawe. Inzara, ubukene, uburwayi, ibyo byose nicyo gipimo uwemera Imana agezwaho n'Imana Nyagasani. Kandi icyo kigeragezo si uko Imana ikwanga. Mubona gute umwarimu wakwigisha umunyeshuri akigisha abanyeshuri ntabahe ibizami? Nawe iyo nzara, ubwo bukene, uko kugerwaho n'umutungo bawukunopfesha bakubwira bati nutabikora urakena, ibyo byose ni mutihani. Imana ikatubwira ngo ahasibanasi, ese umuntu yibwira ko ayutiraku ayakulu amana wa hum la yaftanuna? Ni Imana itubaza. Ese abantu bibwira ko bakeka ko tuzabareka gusa ayakulu amana wa hum la yaftanuna? Abantu bibwira ko tuzabareka gusa ngo nuko bavuga ngo baremeye, koko tutabagerageza. Igisubizo nuko Imana itakugerageje ngo ikigeragezo gitsinde cyangwa kigutsinde, ijuru abantu bazarijyamo fwa gusa kubusa. Ariko tekereza mugaragu w'Imana, iyo ugezweho n'ikigeragezo uratsinda cyangwa uratsindwa. None si utsinzwe ubaye iki? Umunafiki. Winyuze ku ruhande. Nimba ugeze ku kintu kiguha inote utavunikiye, ubona ku buryo bworoshye bwa haramu, ugahitamo izo note, ni faqi yakugeze ku mutima wishidikanya rwose. Niba ugitsinze ukavuga iti Imana nzahitamo kuba ukonduku, kurahagije. Imana Nyagasani ni wowe niringiye. Iyo ushaka ko nkira mba narakize, niba ushaka ko nkira nzakira. Ukiringira Imana. Imana iti abantu yibwira ko tuzabareka gusa ngo nuko bavuga ngo twaremeye
tutabagerageza? Ibigeragezo bituma ukura, ugashaka umugore akakubera mubi, akaba kabutindi. Ruti alayhi salam yabanye n'umugore mubi, Nuh alayhi salam yabanye n'umugore mubi. Abo bahanuzi babasha gutsinda. Hari n'abagore bavuga ngo nzamugwa inyuma, nzapfira abana banjye, umugabo sinamureka, ubu se nakura hehe undi? Asiya, umugore wa Firawuni, ntabwo yihanganye, akabana na Farawo, agasaba Imana ngo Mana nyagasani ndagusaba ko wandinda ubwangizi bwa Farawo. Akagumana ukwemera, ariko umugabo wa mubi, umugore akaba mubi inshuro 10. Cyo ni ikigeragezo cy'urugo. Ntigitsinda benshi koko. Umugore akaba mubi, umugabo akaba mubi kumuruta. Umugore yaba mubi, umugabo akaba mubi kumuruta. Ni gute duca urubanza? Kaifa tahkumun bima anzala Allah? Dushingiye ku by'Imana yahishuye, ni gute duca urubanza? Dufite ukwihangana kwa tugeza ku ntsinzi yo kujya muri aljanna, cyangwa turi ibigwari? Ni mukontorore. Ni bangahe birirwa mu byabo bacuruza kuva mu gitondo kugeza nijoro, ni iswari y'iminota 5 ikagucaho. Mavuye bwana banyiba, mavuye bwana nahomba, mavuye bwana abakiriya bacika, ukava ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere. Warangiza ngo Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Imana iguha ibyiza kuri isi n'ibyiza mu buzima bwa nyuma, izakurinda n'igihano cy'umuriro kandi uri umunafiki. Gute se? Ntabwo bishoboka. Imana ni umunyakuri, ikunda abanyakuri. Imana ni uwihangana, ikunda abihangana. Ikigeragezo iyo kigutsinze, watsinzwe nyine. Umunyeshuri utsindwa akimuka nindi? Ntawe. Nimureke dukontorora ubuzima bwacu. Dushaka isi nk'abazayiramaho, ariko dushaka ijuru nk'abari buhite dupfa. Qul amantu billahi thumma istaqim. Vuga ko wemeye Imana ugire istiqama, uzatsinda. Abemera Imana bakarangwa n'ibikorwa byiza, abo bafite intsinzi rwose, bagaragu b'Imana. Kuki duhungiye twa? Ntabwo twese twabaho kimwe, ariko buri muntu nta kontorora izamu rye. Reba uri hute, ahagukikije mazingira yawe imeze ite? Uri umusiramu mwiza? Ntabwo uri umwesikoro? Ntabwo ubeshya? Nturya amahugu? Ntuhuguza abandi? Urya duke twiza? Kulu halalan tayyiba, ni murye mu byiza. Washkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun, nimba koko ariyo mugaragiye yonyine, nimba ariyo tugaragiye yonyine. Nimureke tubeho k'Islam, tubeho nk'abemera Imana, turenga urwego rw'ubusilamu dufata bemera, tuba bemera. Muhammad kana mu'min, Muhammad yari uwemera rwose, ntawe yahuguje mu buzima bwe bwose. Ntiyari umukene, kuko Imana isanze ari umukene yamukungahaza, ariko ntiyabaye hatunze byinshi. Kufite inzu utahamo, ukaba ufite ibyo urya, ukaba ufite umubiri muzima, unyeganyeza akaboko bigakunda, wakwiringiye Imana ugakora bijyanye n'ukwemera, ibyo ukora byose ukabikora nk'uwemera, hanyuma Imana nibishaka kwagurira imbago ikakwagurira, kuzatunga. Niba ushaka gushaka, washatse k'Islamu, ugashaka umugore mwiza ushingiye ku kwemera. Niba ushaka kurya, wariye ibyiza, halalan tayyiba, murye byiza kandi biziruye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم، نفعني وإياكم آياتي وهو الذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. سيمان بابزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون الطائعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala ishimwe yo nyir'impuhwe nyir'imbabazi, umugenga w'umusingurano, Imana imwe rukumbi, itabyara kandi itabyarwa, itagira ikisana cyo mu biriho byose, yo yihariye Imana kandi yuje umugisha kuri buri kimwe cyose. Dusabira amahoro n'umugisha wasozereje n'umwana w'abahanuzi Muhammad we n'umuryango we. Mukuri duhamya tudashidikanya ko nta kindi gikwiye kwitwa Imana no gusenga uretse Imana imwe rukumbi. Tunamya ko mwe na Abdullah Muhammad sallallahu ari intumwa y'Imana, akaba n'umusozi w'intumwa n'abahanuzi. Biremwa bya Nyagasani, nongeye kubaburira nanjye ubwanjye ntiretse, basaba ko dukwiye kurushaho gutinya Imana no kwigandukira uko bikwiye, kuko ariyo nsinzi ku munsi w'ingororano. Nifuje gusoreza rero kuri iyi aya y'Imana Nyagasani tubwira ngo tuzabagerageza, tubageragereshe buri kintu, tubateze ubwoba, khawf, mugire ubwoba, wal ju'i, musonze, wa naqsi min al amwal, abari bafite ubutunzi atangire kubona havaho rimwe, ku buryo uzajya kubona ukabona hagiye gusigara amakarito, utangire gutekereza nabi, nurangara ukajya kwiba, Imana izabikubaza, ngukunde utere imbere cyangwa ukajya muri riba. Wa naqsi min al amwal, hanyuma ubutunzi bugabanyuke, wal anfus, mupfushe cyangwa mupfe, wa thamarat, imbuto zigabanyuke. Imana iti wabashir swabirina, wabashir swabirina. Imana iti ngaho ugeze inkuru nziza kubihangana. Ni bande bihangana? Alladhina idha asabatihum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ni bamwe bagirwaho n'ingorane, amaji, ibibazo, bati twebwe rwose turabimana kandi iherezo ryacu ni ku Mana. Iyo niyo position y'uwemera Imana rwose. Bagaragu b'Imana, mureke dutinya Imana. Hanyuma baturebereho, nitwe twazunguye Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Nimureke natwe tubikitegerezo, baturebereho, badutangeho bamwe ati abasilamu umusiga mwiduka ntakoraho, arakena ntiyiba, aho kwiba arasaba, arangwa n'umuco w'ubugwaneza, bagira impuhwe, bagira ubuntu, bagira gutya na gutya. Hanyuma tuba bahamya ku bantu, natwe Imana n'intumwa yayo bazaba umuhamya kuri twe ku munsi w'imperuka, igihe uburanga bwamwe buzaba bwijimye, ubwo abandi bubengerana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, واتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثابت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكا وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا ربنا انك الرؤوف رحيم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكا وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين.
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين ذاكرين شاكرين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.